Ndagusuhuje aho uherereye hose kandi ngo wahe ikaze kuri Pastor Jojo Podcast. Uyu munsi ndagira ngo mfate iminota mike nyure muri comments cyangwa se n'ibibazo byabajijwe ku kiganiro mperutse kugirana na Blaise wavuze ku buhamya bwe agaruka ku bihe yari mu butinganyi ndetse na nyuma amaze kwakira Kristo aho amaze kuva muri ubwo buzima. Ni ikiganiro cyazamuye amarangamutima ya benshi barakishimira kumva ubuhamya bw'imirimo y'Imana, abandi babaza ibibazo bimwe bitasubijwe ibindi byasubijwe. Ndagira ngo mfate iminota mikeya rero tunyure muri ibi bibazo, ariko mbere y'uko nsubiza ndagira ngo tubanze twibaze iki kibazo: ese nk'Abakristo Bibiliya ni ikivuga ku butinganyi? Uhereye mu isezerano rya kera, inshuro ya mbere tubona ubutinganyi cyangwa se ibitingwa aho abagabo bifuza kuryamana n'abandi bagabo ni mu gitabo cy'Itangiriro mu gice cya 19, aho tubona abagabo b'i Sodoma n'i Gomora bashatse kuryamana n'abashyitsi bari basuye Loti, kandi abo bashyitsi bari abamarayika ariko bari baje mu ishusho y'abagabo bifuza kuryamana nabo, nubwo Loti yabahaga abakobwa be ngo baryamane, ariko irari ryabo ryabaganishaga kubo bahuje ibitsina. Iyi ni inshuro ya mbere tubona ubu buzima bw'ubutinganyi aho abantu bifuza kuryamana n'aho bahuje ibitsina. Abahanga mu by'ubushakashatsi rero, yaba abakoresha imibare Bibiri igaragaza cyangwa se abakoresha ibikoresho bya kera biba byaragiye bibonwa abo bita aba archaeologist, bagaragaza ko hagati y'iki gihe cya Sodoma na Gomora mu Itangiriro igice cya 19 n'uyu munsi harimo imyaka igera hafi ku 4,000. Ni imyaka myinshi. Wumva ko rero iki kibazo cyangwa se ubu buzima, imibereho ntabwo ari ikintu gishyashya kivutse uyu munsi. Iyo uvuye muri icyo gice cya 19 cy'Itangiriro ugasubira inyuma mu gice cya mbere, uba usubiye inyuma imyaka igera hafi ku 2,000. Tubona Imana irema umuntu mu ishusho yayo, umuntu ari we dukomokaho, Adamu. Mu kurema umuntu irema umugabo, irema n'umugore, ibaha inshingano zo kororoka ndetse no gutwara ibindi biremwa byose mu isi. Ntabwo Imana yigeze itegura ivuga ngo ni byiza ko umugabo abana n'umugabo. Reka ntange izindi ngero ebyiri ubundi tubone kujya mu bibazo n'ibisubizo. Mu gihe Abisirayeli bavaga muri Egiputa berekeza mu gihugu cy'isezerano, Imana ibaha itegeko ku bijyanye n'iyi mibanire ishingiye ku bitsina. Mu gitabo cy'Abalewi igice cyaho cya 18 umurongo wa 22, aya niyo magambo Imana ibaha. Irababwira ngo ntugatinge abagabo, ni kizira. Ntugatinge abagabo, ntukaryamane n'abo muhuje ibitsina kuko ni kizira. It's an abomination. Mu gice cyaho cya 20 irongera ibisubiramo. Umurongo wa 13 aravuga ngo umugabo natinga undi, bombi bazaba bakoze ikizira, ntibakabure kwicwa. Urubanza rw'amaraso ye niwe ruzahama. Kuba ibi bigarukwaho muri ibi bihe byose y'imyaka itandukanye, bivuze ko ni ikibazo cyahozeho. Nanone iyo dusomye mu gitabo cy'Abaroma mu gice cya mbere guhera ku murongo wa 17, Pawulo nabyo abisubiramo, akavuga kuri bimwe mu byari biteje ikibazo mu bwami bw'Abaroma. Buri bwami bwose bwabayeho. Nibyo dusoma muri Bibiliya, tubona ko abantu bagiraga kwishimisha birenze urugero. Ariko kimwe mu byagarukwagaho muri iyi mihango yo kwishimisha ni uko n'abantu baryamanaga bahuje ibitsina. Ndetse no mu mico itandukanye y'abariho muri iyi si, hari aho ibikorwa bimwe byo guterekera n'ibindi, uhereye mu bwami bw'Abagiriki, mu mico ya Kinyarwanda n'ahandi hose, hari aho abantu baterekera cyangwa se bazana ibitambo bakabitambira ibyo bita imana zabo, bagakora ibiteye isoni, harimo no kubyina, abantu bambaye ubusa, gukora imibonano mpuzabitsina, abantu basinze n'ibindi byinshi, bikagaruka muri iki cyiciro cy'ibizira. Mu buhamya rero Blaise yatanze agaragaza ko kuva akiri muto yagize ibyiyumviro byo kumva ko ari nk'umukobwa. Niba utarakurikirana ubuhamya wagenda ukabukurikira, ndashyira link muri description, wagenda ukabureba. Hari umwe watanze igitekerezo witwa Brave Kiss 9095, aravuga ngo it's normal ko abana bakiri bato feelings zabo
ziba nk'iz'abakobwa cyangwa iz'abahungu, it's psychologically normal. Agaruka kuvuga ngo ni ibintu bisanzwe ku mwana w'umukobwa ukiri mutoya, ukiri umwana ashobora gushaka kugira imyitwarire nk'iya musaza we, cyangwa se uw'umuhungu agashaka kwitwara nka mushiki we, akantu yabonye. Ibyo ntago ari ikibazo gikomeye, gusa bigira umurongo ntarengwa. Ese ni ryari umwana akwiye gutozwa uwo ari we, uko akwiye kwitwara n'ibindi nk'ibyo? Ibyo ni ibibazo ababyeyi bakwiye kuba bibaza cyane. Ariko umwana iyo akiri mutoya agashaka guheka agakapu nka mushiki we cyangwa se kugatwara mu ntoki, hari ubwo aba yakunze uko abona uko mama agitwara cyangwa se mushiki we mukuru. Ibyo ngibyo Brave avuga ko it's normal. Hari uwatanze igitekerezo CCCKMMM avuga ko this kind of teaching can contribute to depression among young sexual minorities and push more people into the closet, leading them to live a double lives. Avuga ko izi nyigisho dutambutsa cyangwa se zatambukijwe muri ubu buhamya ngo zishobora gutera abantu kugira depression cyangwa se ushobora kuba ububabare bukabije, kwiheba, kwigunga n'ibindi, bikaba byatera abantu kumva ko bari ibicibwa cyangwa se batawe batameze nk'abandi. Ndagira ngo nkubwire ko nta nyigisho twatanze. Ubu ni ubuhamya bw'umuntu uvuga ku buzima yabayemo n'ibyo Kristo yakoze mu buzima bwe, kandi ni ubuhamya bw'ibyiringiro. Nta muntu ukwiye kumva ko ubuzima bw'icyaha arimo ari impamvu yo kwigunga no kwiheba no kubura ibyiringiro. Kandi niba ubuze ibyiringiro, ufite no kwigunga no kwiheba, ngwino, Kristo yaje kubera wowe nanjye. Hari amagambo meza Paulo yavuze mu gitabo cy'Abakorino igice cyaho cya 6. Iyo uhereye ku murongo wa 9 wenda ukagera ku wa 11, avuga cyane cyane ku bantu batazaraga ubwami bw'Imana. Reka dusome wumve. Ntimuzi yuko abakiranirwa batazaraga ubwami bw'Imana? Ntimwishuke. Abahehesi cyangwa abasenga ibishushanyo cyangwa abasambanyi cyangwa ibitingwa cyangwa abagabo bendana cyangwa abajura cyangwa abifuza cyangwa abasinzi cyangwa abatukana cyangwa abanyazi, bene abo ntibazaragwa ubwami bw'Imana. Umva rero umurongo wa 11, kandi n'umurongo wenda dushobora gusimbuka kenshi kuko twamaze gutora iki tukavuga ngo iki ni icyaha kirimbura. Ariko iyo usomye uru rutonde rwose, Paulo iki ni cyo avuga ku murongo wa 11. Aravuga ngo kandi bamwe muri mwe mwari nkabo, ariko mwaruhagiwe, mwarejejwe, mwatsindishirijwe n'umwuka w'Imana yacu mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Iyo tuvuga ibi ngibi ntago tuba duca urubanza, kubera ko natwe rega twari bamwe muri abo ngabo. Natwe twari abakwiye umujinya w'Imana no kurimbuka. Ariko kubera umwuka w'Imana binyuze muri Kristo Yesu yaradukijije. Iyo tuvuga ibi, ubu buhamya butangwa, aba ari ukugira ngo dutange ibyiringiro, tubwire n'abandi rega ko natwe yadukijije nabo yabakiza. Rero ubwo nizere ko ngusubije wowe wavuze ko izi nyigisho zishobora gutera abantu bamwe kwigunga. Niba hari naho byigishijwe uhezwa, utereka urukundo rw'Imana, ko Imana yakubabarira, yagukiza, yahindura ubuzima bwawe, ikaguha n'ubugingo buhoraho, ubwo urabyumvise, urabimenya. Guhirwa Caroline yaravuze ngo I wish I could just be like him. My problem is that I repent and I find myself going back. Ni ukuri gukizwa biragora pe. Gukizwa ushobora kuvuga ko bigora, kandi ntibishoboka mu mbaraga za muntu. Ni imbaraga z'Imana, ni Imana idukiza. Ni nayo mpamvu yatanze umwana wayo kugira ngo apfe, kuko twebwe ntacyo twari dufite cyakwishyura ikiguzi cy'ibyaha byacu. Caroline, ibi ngibi wavuze ntabwo ari wowe wenyine ubinyuramo, benshi twabinyuzemo, nari n'abandi benshi bakibinyuramo, ukibwira ko uyu munsi wihaniye birarangiye, ejo ukongera ugasubirayo. Ibyo Bibiliya yita ibigereranya n'ingurube isubiye mu byondo imaze gukaraba, cyangwa se imbwa isubiye ku birutsi. Ni ubuzima bubi, ni ubuzima bugora, ni ubuzima buvuna. Ariko ndagira ngo nkwibutse ko ntago ushobora gukizwa n'imbaraga zawe, ukeneye Kristo.
ukeneye umucunguzi, ishingikirize kuri Kristo. Niwe ufite amazi y'ubugingo abasha gukuraho inyota y'icyaha ndetse agahindura ubuzima bwawe. Ikindi kandi gukizwa ni umunsi umwe. Iyo wizeye Kristo aragukiza. Iyo wamenye umurimo yakoze ku musaraba, ikiguzi yatanze, ko yapfuye akazuka ku bwawe ndetse akaguha ubugingo, icyo gihe uba winjiye mu buzima bw'agakiza, ubukijijwe. Ariko guhinduka n'urugendo rwa buri munsi, uhora wemera, ugaca bugufi, ugasoma ijambo ry'Imana, ukiga gusenga, ukiga kubana n'abandi bizera, hanyuma umwuka w'Imana uri muri wowe ukamwumvira, akagenda agutsindishiriza, ukagenda utsinda ikibi, ugatangira kubaho ubuzima noneho n'imyitwarire ikagaragaza Kristo uri muri wowe. Ishingikirize ku Mana rero, gira itorero ubamo, gira bene data wegera, muganire, musenge, mufate umwanya wo gusenga, ujye utega amatwi abakugira inama nziza, ubundi ukomeze wizere ko umwuka w'Imana iduha iyo dukijijwe azagutsindishiriza. Hari kandi Mr. Speaker wavuze ngo thank God finally someone to advise me, can I have his contact? Mr. Speaker, I hope you got his contact. Niba warashoboye kunyandikira kuri email. Ikindi kandi urakoze cyane gushyira iyi comment, kubera ko ubundi abantu Imana iduha ubushobozi butandukanye. Hari abantu banyura mu bintu Imana ikabakoresha mu gukomeza abandi banyura nko mu byo banyuzemo. Kandi hari umuntu utanga ubuhamya ukumva amagambo avuze n'ibyo avuze birasa neza n'ubuzima ubayeho. Uwo muntu rero iyo akubwiye Kristo urabyumva kuruta uko undi yashobora kuza akakubwira asoma Bibiliya, avuga ibyo atanyuzemo n'ibindi. Ndishimye cyane rero ko ubuhamya bwa Blaise bwagukomeje kandi ukaba umubona nk'icyitegererezo. Hari Alain Kamanzi, umukozi w'Imana uri muri US, ndagusuhuje. Ni umuhungu w'inyamirambo, nawe ufite ubuhamya bukomeye cyane imirimo y'Imana yakoze ku buzima bwe. Yaravuze ngo urahoma, mbega ukuntu nejejwe no kubona uri umwana w'Imana, Kristo we urashoboye. Mama wawe twarasenganaga muri church imwe, Imana yahoraga imubwira ko igukunda, izaguha agakiza malgré y'ubuzima bw'ubutinganyi wabagamo. Ibindi aradushimira, agashimira na Blaise kuri ubu buhamya yatanze. Reka nsoreze kuri iyi comment. Hari comments nyinshi cyane, ariko ndagira ngo tugire iyi message be ntoya. Reka nsoreze kuri iyi comment ivuga ngo icyo nkundira Imana nuko yikorera uko yishakiye mu bumana bwayo, ndumva nongeye kurushaho gukunda Imana cyane. Iyo ni comment yatanzwe na Lenzo 318. Lenzo urakoze cyane. Nibyo koko Imana ikora uko yishakiye mu bumana bwayo, ifite ubushobozi. Abantu twaca imanza, abantu twavuga ngo ibi ntibishoboka, biriya birashoboka, twajyaho tugaharira, ariko Imana ni Imana kandi ikunda abantu bayo. Niba uri kumva n'ubu butumwa ukaba utekereza ko wanzwe, watawe, n'Imana idashobora kukureba, ndagira ngo nkwibutse ko imbabazi zayo ziracyahari kandi amarembo arafunguye. Iraguhamagara kugira ngo uze wakire icyo Kristo yaguteguriye ubwo yapfaga ku musaraba, yapfiriye wowe nanjye. Ndizera ko wenda bimwe mu byo tuganiriye hano na bimwe mu bisubizo dutanze bifite icyo bigufasha. Niba ufite ikibazo, jya muri comment ukibaze, turagusubiza. Kandi ushaka kutwandikira ukeneye ubundi bufasha, nabwo watwandikira kuri email yacu. Amahoro y'Imana abane nawe rero uherereye hose, umunsi mwiza.